tumeze neza muri rusange. C'est bon. Nababwiraga nti 11 ba APR mwizamu harimo Pavel Nzira, kabiri harimo umukinnyi muto cyane witwa Kagege, kuri gatatu hazaba hari umusore bita Claude Capitaine, umutima wa defense n'abanyarwanda babiri Yunusu azakinana na Clement Niyigena. Hanyuma kuri gatandatu bamwita Yusuf Dauda, ku munani hazaba hari maestro yitwa Ruboneka Jean Bosco, ku 10 hazaba hari maestro akaba yitwa Richmond Rampte. Hanyuma ku ruhande rumwe iburyo hazaba hari umusore witwa Muzungu. Hanyuma iruhande rw'ibumoso hazaba hari umusore witwa maestro Ramineba. Rutahizamu azaba ari Mamadusi. Sofa nibo bari gutekerezwa cyane. Abatoza mu myitozo ya nyuma ukurikije uko batozaga abo nibo batekerezwa, ariko barashobora kubihindura bakaba ati wenda reka tugarure Mbaho Mase, ushobora gusanga bavuze ati reka dukuremo Muzungu tugaruremo Gilbert, ushobora kubona bavuze bati reka tuzanemo Swane. Birashoboka ko hari icyo bahindura, ariko Sofa abo 11 nibo urebye imyitozo. Donc yaro kuno abatoza bomba nago mfite skills yambaye muri coaching, ariko hari ukuntu ndeba imyitozo, hari ukuntu abaho imyenda yo kugira yo kwambara bakaba ukagenda ubikeka. Odibo na mugenzi we ntago bari sinzi ashaka kubihindura, ariko Sofa ntago nabonaga biri ari kubapusa cyane, ntago nabonaga ari kubasunika. Nje mbirebera uko tubireba, hari ukuntu bakina ibyo bita deka. Sasa iyo akora deka burya ikikubwira uko abishaka cyane. Defense nziza arayikombina muri deka, kwa kundi abakinnyi bakina amakipe abiri, none abataka azakoresha akabashyira muri ekipe yindi. Kuvuga ngo abadefenseri beza nzakoresha niba defanda abataka beza nzakoresha, sinzi ni muri kubyumva, niyo logique. Buryo bakoze icyo bita combination ya deka, ntaga abatoza bakunda gufata ngo atake yanjye na defense, ntago bafata ya kipe 11 bazabanza ngo kire mu ekipe imwe, ntago ariko babigenza. Oya, ahubwo bafata nk'ikipe kugarukira nko kuri nimero 6 bakabashyira mu ekipe imwe abashinzwe kugarira, none bagafata abazataka bo bakabashyira mu yindi ekipe. None uvuko bigenda, uragenda nyine ubitekereza nawe biroroshye. Abavuga ngo reka ndebe Yunusu na Clement nk'abantu ndi kubona bugarira neza, ese badefanda gute Mamadusi wenda ari kumwe na Rampti, wenda ari kumwe na Muzungu n'uyu nguyu abataka nkareba. Noneho afata nka nimero 8 na nimero 10 n'abakinnyi batatu b'imbere 5 akabashyira mu ekipe imwe, iyo ni zone y'ubusatirizi. None akongera agafata umuzamu na defense na nimero 6 akabashyira mu yindi ekipe. Noneho yuzuza ekipe gute? Ahita terura abandi bawinga akabashyira muri ekipe y'aba defenseri, akabakora abawinga babo n'abataka babo ariko batazabanzamo. None agahita afata na defense yindi akayihereza babataka be nabo bagakina. Donc ubicamo kabiri, aba defenseri bajya mu ekipe imwe, abo ba defenseri akenshi baba bari bubanzemo. Iyo ubonye abapanze gwera mu izamu n'aba defenseri 4 na nimero 6 akenshi abazabashyira mu ekipe imwe. None agahita bahereza nimero 8 na nimero 10 na 7 na 11 n'9 batari abo ngabo tumenyereye nyine bazabanzamo. None agahita akora iyindi undi muzamu n'indi defense itazabanzamo, n'undi 6 utazabanzamo. None agafata
nimero 8 nimero 10 7 11 9 bazabanzamo nabo akabashyira muri iyo kipe. Bivuga ngo iki icyo abashaka ni ukureba uko abatakabe bakorana, ahandi icyo abashaka muri iyo kipe yindi ni ukureba defenseur be uko bakorana. None icyo abakoze ni iki? Ni nko gufata abatakabeza bakataka defense nziza. Ndebe ukuntu defense nziza yakwitwara, none narebe n'ukuntu attaque nziza yanjye yakwitwara. None bagenda bakora gutyo, ureba mu twenda bayabambitse icyo bita amashozibre, ukabona niyo bagiye gukora ibyo bita mariboso, ureba nyine abo yagiye yibandaho, ugenda ureba no mu buryo bahamagara mu nama n'uburyo bakorija bakosora, ubona hari ahantu yashyize umutima. Akenshi byamaye igitekerezo cyabo ngabo. Ariko abatoza ni abantu nyine batekereza ibintu byinshi sirtu mu masaha ya nyuma y'umukino. Uburi uyu mukino ushobora kuba yarakoze tize nziza cyane, ariko bafite video analysis za Azamu barebye, baraza kumenya wenda Azamu ni bande bahari ni bande badahari, barakuri sesengura rya nyuma ku buryo baza kumenya ngo Azamu tuzakina turabanza mu ndi.